tubahaye ikaze kuri Agasuda TV. Ndabasuhuje nanone bene data bakundwa, Imana iduhana umugisha. Muri aka kanya rero none tugiye kuvuga ku guceceka kw'Imana. Guceceka kw'Imana, hari abantu benshi babona Imana yabihoreye, bayigisha inama ikabihorera, bayitabaza ikabihorera, noneho bo bakabona ko ibintu byacitse. Ariko uyu munsi tugiye kuganira turebe guceceka kw'Imana. Ese hari impamvu zitandukanye, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku mpamvu imwe gusa. Muri iyo mpamvu rero imwe tugiye kuvuga, hari igihe Imana iceceka ikakwihorera byaturutse kuko ishaka kugira ngo muri wowe ufate umwanzuro utaza kuba wafashe umwanzuro bimeze nko guhubuka nugera imbere uba utamenye impamvu yo kuba inshuti y'Imana. Rero iyo wamenye agaciro ko kuba inshuti y'Imana, ntabwo muri wowe ushobora gucogora cyangwa se ngo mbese nta kintu uba ufite cyo kugusubiza inyuma, nta kintu uba ufite cyo kuguca intege. Ahubwo igihe cyose iyo wabaye inshuti n'Imana ariko uzi impamvu yo kuba inshuti n'Imana, iyo uhuye n'amakuba, niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Aravuga ngo ni amakuba, ni ibyago, ni iki. Arebye asanga nta na kimwe. Kubera iki? Yarabifataga yarangiza akabikompara, yabishyira ku munzani, yabyegeranya agasanga Imana irabipeza, irabiruta byose. Rero ubwo nibwo bushuti Imana ishaka ko tugirana nayo. Imana ishaka ko tubwirana ubushuti bitari mu byiza gusa, bitari umuko tunezerewe, dufite ibiduhagije, mbese ntacyo tubuze, ngo icyo gihe aba aribwo twiterera hejuru dushima Imana. Ariko ngo nitugera igihe cy'amakuba twibagirwe ko iyo nshuti yacu ariyo dukwiye kugendana nayo. Rero umuntu umeze gutyo, Yakobo yaranditse aravuga ngo anamuka mu nzira ze zose. Uvuga ngo ni umuntu ugenda ariko atazi icyo akurikiye, ni umuntu ufata ariko atazi icyo afashe. Isaha ku isaha, kuko atazi icyo afashe ashobora kukirekura, ahenzwe n'akantu gatoya cya kintu yari afashe akakirekura. Imana rero ntabwo ishaka inshuti zimeze gutyo, ntabwo ishaka inshuti izahora ifashe amaboko kugira ngo zitayirekura, izahora imeze nk'izihendahenda, yasabye iki, niba kibuze yagiye. Oya, ntabwo Imana ariko ishaka ko tubaho, ahubwo Imana irashaka ko dusobanukirwa Imana ubwayo ni iki, kuki tugomba kugendana nayo, kuki twayihisemo. Icyo ngicyo akaba ari cyo gituma dukomeza kugendana n'Imana. Mu bintu rero bimwe na bimwe bituma Imana ishobora guceceka ikakwihorera, harimo ko iba iri kugira ngo wige urukundo rw'Imana ku buzima bwawe. Urebe bwa bushuti bw'Imana bwabanye nawe mu gihe noneho wowe wari uyikeneye, utaranayimenya cyangwa se utaranayitabaza, ariko iraza ibana nawe ikugira inama mu gihe wowe wari utaramenya n'umuntu wakugira inama. Ariko igihe wari uri muri icyo cyiciro kimeze nk'ububohe, wari muri icyo cyiciro kimeze nk'aho aho uri mu nzu y'imbohe, cyangwa se hari imizigo ikutwikiriye, hari ibintu biguhumya amaso udashobora kureba, mbese wabuze umujyanama, hahandi Imana yakugiriye inama. None irashaka ngo mu gihe ugeze mu mubabaro nawe turebe bwa bushuti, ya ntambwe yateye, niba warayimenye cyangwa se nawe hari icyo uri gukora. Rero Imana irashaka ko tugendana nayo, tutagira icyo tuyigereranya nacyo ngo kiturushe imbaraga ku bw'icyo kintu duhuye nacyo. Sinzi niba wabyumvise neza. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka ko tugendana nayo, ariko mu byo tuyigereranya nabyo nta kindi dushobora kuyikompara nacyo.
ku buryo ibintu byose bashobora kubishyira ku munzani, twarangiza tukareba iyo nshuti, twarangiza tukareba Imana, tugasanga muri byose biri ku isi nta na kimwe cyaturutira Imana yaremye isi n'ijuru. Iki kintu rero gituma Imana isa naho ikwihoreraho gatoya ngo irebe niba waramenye urukundo rw'Imana, irebe niba wasobanukiwe agaciro k'Imana ko kubana nayo, bityo ikakwihorera kugira ngo noneho ukoreshe ibitekerezo byawe. Kubera iki? Impamvu ya mbere, iyo abantu bari mu munezero bafata imyanzuro ariko iturutse kuri uwo munezero bafite. Nanone iyo abantu bari mu mubabaro bafata imyanzuro iturutse ku mibabaro bafite. Bivuga ngo iki rero, bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo mu gihe uri mu munezero ufata imyanzuro myiza, mu gihe uri mu mubabaro uzafata imyanzuro mibi. Noneho rero Imana irashaka ko no mu mubabaro ufata imyanzuro myiza yo kubahisha Imana no kuyubaha. Mu gihe rero utaragera kuri urwo rwego, niho hahandi Imana ibikuretseho gatoya kugira ngo wige neza nyuma y'umubabaro n'iki gikurikiraho, nyuma y'umunezero n'iki gikurikiraho. Ese iyo uri kumwe n'Imana nyuma y'umubabaro hakurikiraho iki? Ese iyo wajugunye umurengezi wawe nyuma y'umubabaro hakurikiraho iki? Imana rero ngiki kintu bishaka kukwigisha. Niyo mpamvu hari igihe wowe utaka ukaboroga ikakwihorera, ariko ikavuga ati njyewe nkurikije ibyo nakwigishije, nkurikije ibyo naguhaye, nkurikije ubumenyi ufite, ntabwo uriya mubabaro ari uwo kumukura mu kwizera, ntabwo ari uwo kumukura muri iyi nzira, ahubwo ikakureka kugira ngo noneho were kureba imbere gusa, ahubwo ukore no mu ruhago. Reka tugereranye n'uyu mufuka, ukore no mu mufuka, ukore no mu mufuka, ufate no mu byanditswe, usome, wige, urebe ati se muri cya gihe nari ndi mu mubabaro harya n'iki Imana yanyigishije, muri cya gihe nari ndi mu mubabaro n'iki nabitse mu ruhago, muri cya gihe nari ndi mu munezero byagenze gute? Ese n'iki cyabaye kugira ngo iki kintu nari mfite mu maboko yanjye kimveho? Ese byagenze gute kugira ngo icyo ntari mfite mu maboko kize mu maboko yanjye? Imana irashaka ko wowe hari aho ugera noneho ukareka kureba ibiri imbere, ahubwo ugafata ibyo wazigamye cyangwa se ibikuri iruhande, ubwo ni mu mufuka, ni mu ntoki, ni mu maboko. Bisi irashaka ko noneho ufata ibintu kuko irabona yaguhaye intwaro, uzishyira iruhande rwawe burya ibumoso, imbere, impande, ariko umaze kuzikwiza nta gihe ufite cyo kuzikoresha, ahubwo igihe cyose uhuye n'intambara, aho kugira ngo urebe kuri za ntwaro Imana yagushyize hafi yawe cyangwa se yaguhaye, urangije ukajya uzirambika imbere yawe, irashaka ko noneho uzikoresha, kuko iyo zimaze igihe zirangirika, ariko none irashaka ko uzikoresha kugira ngo nugera imbere zizabe ari intwaro nshyashya. Noneho ikavuga ati reka mbe muretse, ukareba ugataka ikakwihorera, ugataka ikakwihorera. Ikintu rero ukora, kubera ko uzi ko ari inshuti nziza, ujya umenya ngo ndahagarara muri pozisiyo ntekereza icyo nakora. Kuki Imana yacecetse? noneho ubwo yacecetse rero, reka mpagarare muri pozisiyo, byanga byemera mu ntwaro mfite harimo intwaro iri bunkure hano. Niyo mpamvu ijuru ryanze kohereza marayika ngo aza ntabare. Noneho iwe iyo uhagaze muri pozisiyo gutya, ugatekereza mu byo ufite, ni iyihe ntwaro nakoresha, urayibona kuko kandi usanga iri iruhande rwawe, bityo ukikomereza urugendo aho abandi baguye wowe ukahanyura uhagaze. Imana itugirire neza. Kukubwira ngo rero mu gihe cyo guceceka kw'Imana, mu gihe cyo kudahabwa inkomezi n'Imana, mu gihe cyo gutatabarwa na marayika w'Imana, jya umenya neza ko iruhande rwawe hari intwaro Imana iri kubona utari gukoresha,
kandi zakagombye gukora muri icyo gihe. Icyo gihe rero mu byo ukora byose ntuzitotombere Imana, kubera ko yaguhaye sitoke ihagije yo kugira ngo uve aho hantu. Ariko urahagaze, uracyataka, uhanze amaso, urimo uriruka, urashaka kugira ngo Imana iguhe izindi ntwaro, kandi n'izo ufite nturazikoresha. Rero niyo mpamvu Imana yakwihoreye kugira ngo ukoreshe izo ntwaro yaguhaye ziri iruhande rwawe. Ntabwo guceceka kw'Imana ari ikibazo, ahubwo ikibazo ni amaso yawe n'ibitekerezo byawe. Komeza uturize Imana, uraza gusanga hari intwaro ziri iruhande rwawe ushobora gukoresha kandi zikakugeza aho ushaka kugera. Turagushimiye rero, kandi Imana iguha umugisha wo kubana natwe. Menya neza ko Imana guceceka kwayo iragira ngo ukoreshe intwaro ziri iruhande rwawe. Imana iduhane umugisha. Amen.